nshuti bakunzi ba Patino Comedy nk'uko musanzwe mubimenyereye, aha turi ni mu rugo, murabona twicaranye n'abasore babiri hano, imbere yabo murabona hateretse icyo kunywa kimeze neza cyane. Aba bahungu nk'uko mubabona basanzwe bahatana n'ubundi mu buzima busanzwe, ni ukuvuga ngo Stone ubushize yaramwemeje, Patino arambwira ati narashaka kumwemeza, mbese rwabuze gica ahangaha, ndagira ngo murebe aba bahungu bari kumbwira niba bishoboka koko. Mwiteguye mute? Stone nyine yarambwiye nk'umuntu uturuka i Bugande, barabibonye nyine tubarabibonye abasaza, ariko ndavuga ati uyu munsi ngomba kukwereka ko nimba ari king of stomach, I am the king of drinking. Okay, Stone wowe uravuga iki ku bintu Patino ari kuvuga ahangaha? Oya, utu ni udukuru tw'abana urumva. Yewe ndi tayari. Uri tayari? None Stone niba ndi umwami w'imirire n'iminywage ndahari kabisa. Okay, ngo iki Stone ngo bimeze bite? Stone mwana wacyatse, Stone wacyatse. Njye nanavuze ati rero n'ubusanzwe ntabwo ari ngombwa n'ubundi ngo tubishyire hanze, akabantu batanabizi banabimenye. Stone nukumubona gutyo ni nabi nababasha. Oya mwe mutegereza abafana. None se Stone, none uremeza se kuri bunsinde? Ahubwo ibisi ibiryo. Bafana ba Patino arabatenguha rwose mbabwiza ukuri. Ndumva urubanza rwabuze gica rero, kandi bajya bavuga ngo ababurana ari babiri umwe bayigiza nkana. Babwire yuko Fanta ari 12 n'undi ari 12. Nkuko babibona iyi ni case ya Fanta. Kandi nge ndanywa 15. Ibyo simbizi. Ibyo simbizi. Iyo nda niyo guhingirwa kandi nta murimo wera mu Fanta. Ikintu nababwira cyo nuko mufite amagambo mutumva amategeko n'amabwiriza y'izi Fanta mugiye ku. Urumva? Amategeko n'amabwiriza dore ngaye. Ni ugufata Fanta nkaye gupfundurira, dore nguru urufunguzo nanarwizaniye, ugashyira ku munwa ukavana hari uko Fanta uyimaze. Nta kuruhuka birimo. Uvana ku munwa utayimazemo ngo mbone icupa uhaguruka utaha. Stone V aho ni imbere cyane rwose. Muri tayari? Ewan. Nshuti bakunzi bacu rero tukaba tugiye gutangira igikorwa cyacu. Wemerewe kwikura, wemerewe guhaguruka ukabyina. Ikintu kiriho nuko utari bukure Fanta ku munwa idashize. Nana yimuhamagasa ariko Nushaka uyimuryame nibyo birakureba. Okay, tuse kuri zine. Ibyo haya. Mureke twakira umukomenteta mukuru ariwe bita MC biryo hariya, atubwire gahunda uko ziteye. MC hanamaye urubuga. Umusore hariya witwa Patino ari kumwe hariya na Stone, bari kugenda bacekinga umupira wabo neza. Nimwumva umupira n'icyo kunywa, abandi bajya mu kibuga bagakubita iminota 90 ku kabaro kangana nka 0. Abandi bararwana n'amacopa, barazamuka banywa nakuruha. Twagiye reka turebe umusifuzi akaba atangiye gushyira ifirimbi ku munwa, aragiye gusifura. Reka turebe Patino ari kubara, yafashe Stone. Reka turebe mukomeze nawe somo honari Oya nakunywa umuntu agaciro cyo murembo. Oya ntabwo murembo. Stone ari mariba. Ntabwo yongeye. Ntabwo biri kongera kuba. Tubariye ngo rimwe kabiri gatatu Twagiye. Fanta nukunywa amasaha ushaka. Oya. Nyuma y'umunota no gutangira kukubarira itarashiramo dutereka hano hasi. Yewe. Okay. Fata. Nizere yuko mwiteguye. Patino yarari kuvuga ati se biri bugende gute batari kumvikana. Ako nintsindwa mwibuka ko Stone yasomyeho mbere. Nawe twakuye ngusomeho munganye. Oya hari umusore afite urugambo rwinshi, reka turebe nimba bigiye gukunda. Umusifuzi ndavuga umusifuzi ubwo ni MC bamwita Renzo Boy, ari kwitegura ari gukubita urufunguzo hariya, agiye kubara. Reka twumve 1 2 3 hariya bashyize ku munwa, ari kugotomera. Yohanye inkoyoyo. Stone ari kuvuga ati ndagutsinze wakabyara we. Patino ari kumena mojyanga, ari kumena muri Nyabarongo. Stone arongera arazamutse, itama ari kujundika, babara mu kumuyiga ari imbere. Reka turebe Patino Stone. Stone aravuze ati njyewe nagutsinze mu kurya, reka nze nagutsinde no mu kunywa. Ayerekanye ko ari umugande. Mbega abagande banywa. Patino nawe ararirangije, reka rirangije nyuma. Reka turebe
ku munwa hariya bimeze nabi Pati mubanze gufata akaruhuko aha ngaha rwose murabyemewe gusa icyo nababwira cyo hatagira uwo nagufata akaruhuko hano turabyumvikana mva nkongorere hariya bari kongorera ntago tuzi icyo bari kongorera ibyo kugambana kugambana hariya ni sawa ako kantu mbibutsa yuko gushyira fanta ku munwa ntago ari ukugabanya ngo urafatamo ka pose no ni ukuyikura ni ugushyira ku munwa ukavanaho fanta ishizemo ntabyo gufatamo ka pose asante sana turumvikana okay dukomeza ibintu byacu hano gukura ku munwa turakomeje dukomeza mubwira ko ku bantu bafunguye video none ahangaha Stone ni uri imbere twakomeje icupa rya mbere ngo ahangaha twagiye ntabwo bongeye no kuvuga ngo kabiri cyangwa gatatu mukomerezwaho rwose akanya ni akanyu bafashe irya kabiri rimwe kabiri gatatu umusifuzi arasifuye reka turebe ku icupa rya kabiri n'indi uri butsinde nkubwira ko uyu ni umukino turi gukorera mu rugo iwacu murebe ukuntu abakinnyi baba bahaze hano murebe abakinnyi ba Patino Stone aracyari imbere aracyari kumuhiga icupa rya kabiri akomeza rwose mana we tuguhereza komerezaho ibintu byinshi komereza cyari ifite iyungana mubonye Stone yongeye akubise wirya nakuruhuka kurimo aracyamuri imbere reka turebe turabyanze n'amafaranga Patino akomeza gutsindwa aha ngaha ari gukorora ari gusaba ngo akorore umuntu wanyweye mbere yakomeza kansi ujye mureka banza n'indi muzane mbakire hano ariko tuvuga ngo aracyakuri imbere Stone yazanye inzara yaje yashonje mbabwira aba bahungu mureba aha ngaha babanje gutara ikintu bita icyaka Patino MC Kidori ndakumva neza abantu babireba bari kubireba rwose fanta igeze ahangaha nanjye ngeze ahangaha icyuzuye ntabwo twahatana mbanza nyigeze ahangaha banza umwe nta kibazo cyangwa hagira umuntu yihangereza yihigereze wowe yihigereze kuko nimwe muri mwirushanwa urangiza ukureho dupime turebe ntabiraye mbibutsa ko abo bahungu ngo Patino ari kuvuga ati reka mbanze nganye nawe ariko reka turebe nyamara hano Stone aracyamuri imbere aba bahungu bose bamaje kuyayirika ariko itandukana n'uko Stone ari kurirangiza mbere Patino arahagurutse uyu ni umwijuto w'ikinombe ariko ari kurangiza nyuma reka turebe ukuntu biri buze kugenda atangiye kwihungiza umupira umusifuzi ari kunya ku mwanya ngo abanze asifure ndavuga Renzo Boy ariko bireba neza ngo arebe ko babasha kuba banganya arateretse reka twumve ukuntu ari bubikemure bibutsa yuko nta muntu wemerewe kongera guhaguruka keretse uhagurutse ugiye hehe kwihagarika ayo ni amanota yawe abafana turubahiriza ibyemezo by'abafana ariko nimwongera gufungurira umuntu undi atarayimara ni ukuvuga ngo reka Stone nimba arangi ba nawe umwibe ariko ubundi kumugana mwibane nawe mwibane sifure tugende rimwe kabiri gatatu twagiye nkubwira ngo amacupa 28 ya fanta bageze ku macupa rya gatandatu Patino ari kunywa Stone yafatisha amaboko abiri Patino noneho mana we Stone yamutanze bari bakoze akana rwose ibintu biracakaze abasore hano baranywa twakomeje hano baranywa reka turebe ibi ni akarengane bamaze kunywa fanta zingahe bibutsa yuko bamaze kunywa fanta 6 buri muntu amaze kunywa fanta 6 muterure amacupa yanyu twavuze ko nta karuko karimo nta tamoro hano nta gice cya mbere cyose nta gice cya mbere kuko hano dufite n'umukino turibuze ko dukina mu kanya witonde ariko ufite uburenganzira bwo kuvuga ati njyewe ndahase ndarekeye utsinzwe no nta kibitwaye ariko bino bintu ni akarengane ntabwo umuntu yakurusha kurya
ngakurushe no kunywa igaragaza abafana ba Patino nababwiye arabatenguha iyi sinda babwiza ukuri yuko abanyenda koko babwiza ukuri ko Stone akiri imbere amaze kumara amacupa abiri Patino ari gusoza inyuma ye uko yari nabwo amusize udusegonda dukeya twagiye kuri fanta ya kane mwese nizeye ko mwiteguye mwateruye atangiye kubara umusifuzi 1 2 3 twagiye fanta ya kane ubwo ni fanta ya 8 mana yaje mu macupa 28 Stone ameze nabi undi ari gushaka umwataka amutera urutugu Stone akomeza kunyereka yuko rwose mana we ibi ni ibiki mwakabyaramwe mana we umusore hari yaracari mu rya kangahe umwe Nyanza undi ari Muhanga Stone amubwira ati mukurya naragutsinze uzajya ureba hari icyo nafite wowe udafite mana we umusore hariya yitwa Stone we abakubita mugaramye afite inda mana we ariko abafana ba Stone muri hera abafana ba Stone muri okay mbibutsa yuko iri ari irushanwa riri kubera mu rugo iwacu kuko abahungu basanzwe bahangana mwumvishije ino mibare maratura mbabwiza ukuri yuko ibintu bimaze kundenga ibintu njyewe ubwanjye nka MC bimaze kundenga muri fanta 24 hakaba hasigaye fanta zingana abantu mwize neza hasigaye zingahe mbibutsa yuko tugiye gukomereza aho twari tugeze ahangaha noneho tugeze ni sprint nta byo guhagarara utsindwa aravamo hano ho nta bikindi turi buvuge Mr Patino ndabona ari wowe ufite amanota make ariko reka duheraho niyo nshuti ya Dirisha uyu ngura muzi ari kumwe na Ndayisenga Joseph n'ukuri kw'Imana mu Ndayisenga Valence kuko abo bose nabakinnyi bakomeye cyangwa bita Amanchester nshuti Bosco okay muterera amacupa yanyu nkuko bisanzwe mbibutsa yuko ahangaha ho kuri icupa uratsindwa hitavamo nta gukomeza gute uyimara mbere ukurikira tureta mumara inshuro 5 abafana murabyumva mute nibyo cyane imbere cyane 1 2 3 twagiye banjye barabasifuriye reka turebe Stone ari kunywa Patino ari kuvuga ati noneho ndaguhiga wa muntu we Stone aracyamuri imbere twakomerejeho 1 2 3 reba yatsinzwe 5 turebe babwiza ukuri yuko ashaka gukomeza babwiza ukuri yuko nkuko mubibona mwese hano Stone akomeje kuyobora ku mirire yaramuhigitse ku minywere aramuhigitse sinzi ngo ikizakurikiraho niki wabibonye ko abakoresha irushanwa abafana ba Patino mwihangane uyu ni umuhashyi abafana ba Patino mwihangane rwose uyu mugabo ahagarariye abagabo okay mwebwe nimwaherekare mutujajinga uhereye kuri uriya mu cameraman namwe muzi mwamwitonze kuvanga mbanza ngira ikintu babaza Stone kara nirihe banga ibanga no kuvukira mu bugande nari nirihe banga ukoresha kugira ngo utsinde umwe cyane unarye cyane kurya uri imbere kunywa uri imbere ibi bintu babyita ngo iki rwose tubwire birinde kuraguza unakore siporo cyane kubutsindwa buri munsi wo bigaruka uyu ni impano y'umuryango so wambwira gute okay nimutanga umwanya ku bana eshanu zose nari mutanze nta rimwe okay mwaduhaye ya nyuma oya nta ya nyuma wewe watsinzwe mwaduhaye ya nyuma wewe watsinzwe rwose abo gutahe kanze turebe Renzo muvemo Stone muzamusiga mu biki muvemo musiga muri kuba rero okay nkuko mubibona ibintu bikaba bihinduye isura ahangaha tukaba twakiriye abasore batatu abenshi nakeka mubazi turi kumwe n'uwo bita Big Sass Big Bullet Guantanamo Boy ruguru ye hakaba yicaye uwo bita El Gringo Kembo uwo bita aba nibo basinzi dufite aba ngaba nibo basinzi ba mbere dufite muri timu nkuko mubareba ahangaha akaba ari nayo mpamvu banza kuza mu irushanwa rya Fanta umuntu witwa Aizo ejo bundi yabashije kuba yanywa ikaze ya byeri
Jizo hari pari twagiyemo umunsi wose yanyweye amakaziye abiri. Naho Gringo Kembo we ni wa muntu wakubise ikaziye n'igice, ni wa muntu ugomba kutwereka ko hari icyo afite mu muhogo we. Batangiye kuba bavuga umusifuzi, reka twumve ukuntu agiye kubabwira kugira ngo wenda banabyumve neza. Ushobora kusanga ibigwi byabo utavuze. nkabura nka Big Sass bamwita King of nakavuga mu kanya Guantanamo Boy njye nabivuze. Guantanamo Boy, ariko tumwibutse ko ari umu expert mu kunywa nguvu nyinshi cyane. Okay. Ayoboye Big Sass, urabivuga iki? Mwanseka ngo ndi kunywa Fanta, urabivuga iki wowe? Twebwe twagiye mu marushanwa menshi atandukanye, twarakubise hirya no hino, ibikuta twarasenye, ubu ngubu tugarutse noneho bana guturitsa. Okay. Kembo. Aha. Merukuru murakora cyane ku buryo waje kuvuga ati none ngo mugiye kubusikoro ndakubita. Ewana ubu ni imbere cyane, navuye mu kiryo naje kwemeza abandi bataje mu kiryo no mu minwa. Okay, ruguru ngo bita Jizo. Urabivuga iki ibintu biteretse imbere yawe? Ibanga ni ukurya. Usura byo ugiye kurya. Urabanga ni ukurya we muntu. Okay. Tubibutsa yuko abari butsindanga tubemereye kampani yo kuza kwamamariza ibyo kunywa. Ngo ni iki byo byose muraza gutsindira kampani runaka tutaramenya. Big Sass ndamutsinda. Okay, tudatinze. MC. Umwanya n'uwanjye ubu ngubu. Nta muntu wemerewe kuvuga. Umva se MC mbanze nkubwira akantu gatoya naje. Umva se ndakumva. Okay, ambwira yuko bari tayari umuntu ufite akiri yakigeza hano hino. Okay, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Iri cupa ureba yapfundikira iruzu. Tuanze turebe niba ziriho amapine. Ibyo by'amapine simbizi kuko ngiye sindi umwe wazo. Ugiye gushyira ku munwa no kuvanaho nkuko mwabibonye abambera bigenje, kuvana icupa rishizemo. Ubwo ngubwo gutsindwa ukuraho gakeya. Bapfundira ko tudatinze buretse tugomba gufata ubusiga bagomba kuturindira nyine abantu nako abo turababarira. Yewe icyo nkora ngiki gusa mfitiye ubwoba abantu babiri hano. Riba none uyanjye wallahi. Yahumura. Turakugabanyirije ntugira ikibazo. Tubibutse yuko abo basinzi batimu haya. Abo mwumva n'abafana barimo umuntu witwa Patino. Okay. Reka turebe wakagawe. Komenta buretse gatoya. Ikintu ngiye kubabwira ngiki. Uri butsinda ahangaha yemerewe kwamamariza kampani imwe tutavuze ahangaha y'ikinywaji. Okay, rimwe babanze bafata icupa bagereka abafana hari ababara ko byuzuye n'abatsinda kabiri n'abahaye gato twagiye baramunika ibifuro niryo riri kumanuka mu muhumira nkaba mfite ubwo bita big bullet ya n'umuntu witwa Jizo hari iyi maci ni ndoroni nagutinda turakomeje mbega basinzi nagutinda turakomeje gakeya banaruhukamo gakeya. Okay, bakiza amavide bakiza amavide yanyu hano bakiza vuba akiza amavide rwose hano rwose abereka umuntu witwa rwose abereka yuko ari kiboke. mbega umuntu ananutse ndabwiza ukuri uyu nguyu ni wo ngubu ufite igihembo cya mbere. Big Sass. Okay, husa ufite bakaruhuko. aha urababona cyane bigaragaza mwanse kagarika none yitangeze maseke ifite vuba buri muntu yereka abantu yuko byuzuye. mana we rimwe bose bani kabiri gatatu twagiye barayitse bigaragaza cyane bamwita Gringo Kembo Jizo aramarutse umugabo witwa Jizo wayiritse Gringo Kembo bamusingira bose abonye bakomeje kureba yewe nikubireba nkagira nuko bacyane rwose utabishinga abagabo baraha bigaragaza cyane nibaza hasigaye ebyiri abagabo bombi
Big Sasu kuba bitajizo imbere bigaragaza cyane bakomerezaho rwose bapfundurira kandi kandi bapfundurira koko rwose iyi nda yayo ntabwo twazayishinga ngo tuzayishobore twibutsa abantu ko bagomba kunywera mu rugero unywa mu rugero ibi bintu twibutsa ko kuri 60 sikoro rwose aho wicaye ndagusaba abo bagabo hakazi ko gusogongera rwose niyo bakiniga amazi dufite muri timana mutuza abafana bano abafana mumva noneho ibungubu ibintu bihinduye isura ahangaha umuntu uri butsindwe aravamo yaba ibyo kwiva ngo urisigazwe inyuma iki tunabibutsa yuko icyo ntabwo bitureba tunabibutsa yuko reka mbafasha nanjye tunabibutsa yuko ahangaha ntabwo twaje kurushanwa gusinda sibyo ni ukurushanwa gutanguranwa bo wabasha kunywa nyinshi ariko kugira ngo haze wasinze urahaguruka vuba iri rushanwa si iryo gusinda urumva impamvu twashyizeho nkeya tunabwira abantu yuko twebwe twagiye mu marushanwa yo kunywa fanta aba ngaba bari kunywa gasikoro mana abantu hano wagira ngo ntabwo bafite umuhoga ubwo bafite firigo mu kanwa n'amateremusi abantu bari kunywa nk'abari guhomera muri Nyabarongo bafite imihoga igenda nk'icyambu huza aha tudatinze barimo batwibiramo batwereka vuba hejuru mutanye bashana nyamwanza guterura amacupa yanyu terura vuba utsindwa atereka hasi utsindwa hano atereka ubu ngubu tugiye gutangira kubabarira rimwe mwiteguye rimwe kabiri gatatu reka turebe irimo kebo Escobar akaba yagurukije mu kibuga kandi agasigaye sipoti y'abadanzi bisa yuko yaracyarimo rwose uyu mugabo mureba ahangaha niba wegukanye igikombe cy'uyu munsi bakwisha ukuri araza kujyana na siporo mu irushanwa rwose abagabo cyangwa bakeneye bagaruka twumvikane bakeneye kugaruka mumbwire turahera kuri wowe watsinze aba bagabo jya kugira ikintu ubwira abafana bawe bari kugukurikirana hariya felicitation sa utsinzwe nkanjye rwose nawe utsinzwe neza felicitation nawe we ntabwo twagushyigikira gukora kunywa ntabwo gukora ahangaha uyu ni wo musinzi wa timu muhagarariye abasinzi ba timu nk'uko mubireba gira ikintu ubwira abafana bawe ku buryo utsinzemo ibanga ni wakoresheje ibanga ni ukurya imyumbati wowe ibanga ni imyumbati anakubwira ati yakubise igishyimbo cya mutiki n'umwumbati komenti tugusaba akanya gatoya kuko ubu ngubu turi kuganira n'abantu hano bari mu irushanwa tubwire aba bantu waje uzi neza kuri batsinda Brio Kemp tubwire iri rushanwa ujya kuryitabira wumvaga bimeze bite kamanze nsoma gasikoro nubwo nasigaye ariko ntacyo komeza utubwira ibi bintu nabyumva ute ko watsinzwe kandi si ubwa rutsinzo mu irushanwa ibanga nasanze ataruka nuko nitoje kunywa inzoga nuko nanywa inzoga ntabwo uri umunywi wazo ubivuze ngo kibonke n'umunywi wazo Big Sasu Big Bullet Guantanamo Boy tubwire urabyumva ute kuba hatanye na Jizo akagutsinda ku munota wa nyuma twanyweye nyinshi ariko iyi ngiyi yo ni Nyabarongo pe ni Nyabarongo rwose none uburyo agutsinzemo ni ibintu bitumvikana urakora iki kugira ngo ubutaha nawe uzamutsinde ngomba gukora siporo nkitoza cyane Yesu umurasha gukora siporo ngo urenzanga nukunywa nyinshi ngomba kwitoza cyane bafana ba Fatino Comedy mureka tubanze twakire uwatsinzwe kurusha abandi hariya ukomeje gutsindwa uhagarariye gutsindwa hariya Fatino hirya hino hano ugira ikintu ubwira abo bantu bari ahangaha nk'umufana mukuru wabo turabashimira cyane bakoze cyane muri intwari rwose ariko ntabwo ngushimira cyane kuko kuri kunywa kuriya turabona arengejeho bya buri sawa sawa tuzi turatuza gatoya arengejeho bya buri sawa cyane si y'u Rwanda we nanjye mbibutsa ko mwanywe fanta eshanu twanywa byeri zacinye turashimiye ari abanywe fanta namwe byera reka bisobanurire kamanze misobanurire reka nzina nanazibakiza ndizera muri kumbona neza uyu mugabo muri kumubona neza n'uyu muri kumubona neza muri kumubona neza MC mwamubonye na Stone mwamubonye so bano batubwiye ati rero bashobora kuza guhatana mu bintu bijyanye no kunywa inzoga zisembuye ariko ntago target yaro kugira ngo dushishikarize abantu kurushanwa ibyo kunywa nyine tu iyi ngibi twabikoze mu buryo bwa entertaining nyine kugira ngo tubashe kwerekana yuko hari ibintu runaka abantu bashoboye ko tutajya dushyira hanze n'ibisanzwe mano n'ubundi bazinywera behind the scene
bazinywera inyuma ya kamera ariko umunsi turavuga ati reka tubishyire Agakasi hanze kaba bigaragaza wenyine. mwabibonye yuko Stone ni umunywi mwiza wa fanta mwabonye ko nanjye nagerageza kunywa fanta oya ongera kandi kuba namwe mwiza Stone we afite impano nyinshi azi gukina neza avuga neza ijwi ryiza kurya neza no kunywa neza icyarimwe gukunda abakobwa ni imbere cyane oya hara ni padiri aho Padiri ni wacu padiri mwiza. twanabura karidinari muzima so mutuze mvuge rero ubwo rero turabashima igikorwa cyacu cyari iki ngiki tukagira ngo tubereke nyine izindi mpano ziba zibihishemo mwazibonye iz'aba bagabo impano yanjye yo gutsindwa buri munsi mwayibonye nayo mu bintu bijyanye no kurya no kunywa rero igitaha cyumweru gitaha cyangwa ubutaha ntabwo turamenya ngo ni iki tuzabakorera ushobora no kutubwira namwe ati ubutaha nawe uremerewe kuza ukavuga ati wa mugani bora Stone nabonye akazi naza nkahangana nawe ibi ngibi ni kugira ngo tubashe kugira gute tubashe gusabana n'abafana bacu kugira ngo wenda tubereke n'ubundi buzima butandukanye n'ibindi bintu dusanzwe tubakinira tubereke so abafana bacu nawe nimba ubishaka wazatubwira tubutaha nanjye naza gufatanya namwe tugahangana ikindi kintu ku bafana barahanga nimba ushaka guhangana natwe uzana ibyo uza guhanganisha natwe murakoze cyane turabakunda.